mwese murakuriye mudahwema gukurikirana GCM 7 TV, amakuru y'ibyamamare ndetse n'abahanzi bagiye batandukanye, tubagezaho amakuru yabo mu kiganiro twise The Powers, mukurikirana kuri GCM 7 TV. Nge ubibagezaho njya mbibategurira umunsi ku wundi isaha n'isaha. Uyu munsi tugiye kureba hamwe amakuru ku muhanzi 50 Cent. Wakibaza ngo 50 Cent ni muntu ki? Umwe mu ba raperi bakomeye cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse no muri isi muri rusange. Amazina y'ukuri bamwita Curtis James Jackson 3, umwe mu bahanzi bakomeye cyane ufite izina ry'ubuhanzi yise 50 Cent. Yavutse tariki 6 Nyakanga 1975. Yavukiye i Queens mu gace ka Queens muri leta ya New York, ariko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni umunyamerika, afite umwuga w'uburaperi, umukinnyi wa filimi, umwanditsi akaba n'umucuruzi. 50 Cent yakuriye ahitwa South Jamaica mu gace gakennye cyane muri Queens muri leta ya New York. Nyina bamwita Sabrina, yamubyaye afite imyaka 15. Akaba yari umucuruzi w'ibiyobyabwenge. Yaje kwica ubwo 50 Cent afite imyaka 8. Yarezwe na nyirakuru nyuma y'urupfu rwa mama we. Ntiyarigeze amumenya neza papa we ubwo umwana. Reka tubashimire cyane mwese mudahwema gukurikirana GCM 7 TV, amakuru y'ibyamamare ndetse n'abahanzi bagiye batandukanye, tubagezaho amakuru yabo mu kiganiro twise The Powers, mukurikirana kuri GCM 7 TV. Nge ubibagezaho njya mbibategurira umunsi ku wundi isaha n'isaha. Uyu munsi tugiye kureba hamwe amakuru ku muhanzi 50 Cent. Wakibaza ngo 50 Cent ni muntu ki? Umwe mu ba raperi bakomeye cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse no muri isi muri rusange. Amazina y'ukuri bamwita Curtis James Jackson 3, umwe mu bahanzi bakomeye cyane ufite izina ry'ubuhanzi yise 50 Cent. Yavutse tariki 6 Nyakanga 1975. Yavukiye i Queens mu gace ka Queens muri leta ya New York, ariko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni umunyamerika, afite umwuga w'uburaperi, umukinnyi wa filimi, umwanditsi akaba n'umucuruzi. 50 Cent yakuriye ahitwa South Jamaica mu gace gakennye cyane muri Queens muri leta ya New York. Nyina bamwita Sabrina, yamubyaye afite imyaka 15. Akaba yari umucuruzi w'ibiyobyabwenge. Yaje kwica ubwo 50 Cent afite imyaka 8. Yarezwe na nyirakuru nyuma y'urupfu rwa mama we. Ntiyarigeze amumenya neza papa we ubwo umwana 50 Cent yari afite imyaka 8. Yatangiye kwishora mu bucuruzi bw'ibiyobyabwenge afite imyaka 12 akiri umwana. Urumva ko uyu muhanzi 50 Cent ibyo byose ubuzima yanyuzemo bwari bugoye cyane. Yafunzwe inshuro nyinshi akiri muto azira ubucuruzi bw'ibiyobyabwenge. Mu mwaka wa 2000 yarashwe amasasu 9 ubwo yari imbere y'inzu ye mu modoka. Amasasu yamukomerekeje bikomeye cyane, ariko yararokotse. Ibi byatumye aba icyamamare nk'uwapfuye akazuka muri hip hop. Yabayeho mu buzima bugoye, ariko ibyo byose byamubereye imbarutso yo kuba umuraperi. Ndizera ko uyu muhanzi 50 Cent amakuru ye menshi utaruzi urimo uragenda uyamenya gake gake. Wakibaza ngo uyu muhanzi yatangiye umuziki ryari? Yatangiye gute? 50 Cent yatangiye umuziki mu mpera z'1990, ariko ntiyamenyekana cyane. Indirimbo ya mbere yakoze ni How to Rob mu 1999. Yagaragazaga uburyo yakwiba abahanzi b'ibyamamare. Iyi ndirimbo yatumye abantu benshi bamumenya cyane, imufungurira amayira. Yari yashyizeho alubumu ye ya mbere yise Power of the Dollar, ariko ntiyasohotse ku mugaragaro kubera ko yarashwe mbere yo
uko isohoka. Wakibaza ngo Rick Ross yazamutse ate mu buryo bwihuse kugeza ubwo isi muri rusange kugeza aka kanya yose imuzi. Yaje kugaragara ku isoko ry'umuziki mu buryo bukomeye cyane mu mwaka wa 2002 ubwo Eminem na Dr. Dre bamushyiraga mu nzu yabo ya muzika bise Shady Records cyangwa se Aftermath. Yamenyekanye cyane mu mwaka wa 2003 ubwo yasohoraga album ye ya mbere yasohotse ku mugaragaro yise Get Rich or Die Trying. Iyi ngiyi ikaba yarigeze izina rikaba ryarigeze no gukoreshwa muri filimi yigeze gukinamo. Indirimbo zari ziri muri no album Get Rich or Trying yari In The Club, 21 Questions, PIMP. Zikaba ari indirimbo zimwe zari zigize ino album ya 50 Cent, umuraperi w'umunyamerika. Iyi alubumu Get Rich or Die Trying, alubumu yacurujwe cyane irenga miliyoni 10 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi ngibi bikaba byaramufashije cyane gukomeza kuzamura izina rye ndetse n'izina n'umuziki bikazamukira rimwe ku mbuga nkoranyambaga. Wakibaza ngo alubumu za 50 Cent zaba zarabayo ni izihe? Hari iyo bise Get Rich or Die Trying yasohoye mu 2003 ari nayo alubumu ye ya mbere yaje kumwubakira izina. The Massacre cyangwa se ubwicanyi mu yasohoye mu 2005, The Curtis mu 2007, Before I Self Destruct mu 2009, Animal Ambition mu 2014. Gusa hari indi alubumu yise Street King Immortal yagiye isubikwa kugeza na n'ubu itarasohoka neza. Indirimbo wamenya z'uyu muhanzi zirimo In The Club kandi Shops, 21 Questions, Many Men's cyangwa se Wish Death, Just a Little Bit, Window Shopper, Ayo Technology ndetse na PIMP. Zikaba ari indirimbo ze wabuzi. Wakibaza ngo ubukire yaje kubugeraho ate? Yashinze G-Unit Records afasha n'abandi bahanzi nka Lloyd Banks, Tony Yayo na Young Buck. Yinjiye mu bucuruzi bw'amazi yise Vitamin Water. Ibi byamuhesheje miliyoni nyinshi. Yakinnye muri sinema nka Get Rich or Die Trying yitiriwe album ye. Wakibaza ngo mu buzima bw'urukundo n'umuryango 50 Cent ni muntu ki? 50 Cent afite abana babiri. Marcus Jackson yabyaranye na Shanika Thompkins. Undi mwana yavutse nyuma ariko ntabwo ajya muvugaho cyane mu bitangazamakuru. Yagiye avugwaho guhura n'ibibazo n'abagore be nubwo atigeze arushinga byemewe n'amategeko. Ibihembo wakibaza ngo yatwaye byari ibihe? Ni BET Awards, Grammy Awards yigeze gutwara mwimwe, Billboard Music Awards, World Music Awards ndetse n'izindi. Wakibaza ngo uyu muraperi w'umunyamerika 50 Cent yaba hari muntu ki? Ni irihe jambo ry'ubwenge wamwigiraho? 50 Cent yagize ati: Sleep is for those who are broke. I don't sleep. I got an opportunities to make a dream a reality. Cyangwa se mu Kinyarwanda ni arazira ati gusinzira hasinzira bapfuye, nge ntabwo njya nsinzira. Nagize amahirwe yo gutuma inzozi zanjye ziba ukuri. Wowe hari andi makuru waba wifuza kumenya kuri 50 Cent cyangwa se hari andi makuru waba uzi ku muhanzi 50 Cent kugira ngo tuzajye tubasha kubana umunsi kundi? Iyi ni GCM 7 TV mu kiganiro The Powers. Ndabashimiye kuba mwabanye nanjye. Ciao ciao.